Muraho neza inshuti zacu dukunda kunze kudukurikira kuri M Studio channel kugeza ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, umuziki ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ku bantu bose bafite ama YouTube channel cyangwa imiyoboro ya YouTube channel cyangwa bashaka kuzahembwa na YouTube channel cyangwa bifuza gutangira YouTube channel. Ibintu mutugikoramo ibintu ukwiye kwirinda gukora kuri YouTube kugira ngo channel yawe itazafungwa burundu ndetse nawe ukabuzwa umugati kandi wari ugeze ahantu haryoshye kubera utazi amategeko cyangwa ibibujijwe kuri YouTube channel. Ibintu ukwiye kwirinda, no mpamvu no munsi tugiye kubirebera hamwe. Niba uri mushya hano ndagusabye gukanda subscribe ndetse ugafungwa n'aka notification cyangwa ukanda ukazugira kugira ngo uzajya ucikwa n'amasomo nk'aya. Reka dutangire. Nubise kujya kugeza ikiganiro hari igidiyami. Icya mbere ugomba kwitaho ni ibiri mu mashusho yawe cyangwa muri video ugiye gutangaza. Irinde gukoresha ibikorwa by'urugomo, by'ubusambanyi cyangwa ibitoteza abandi. Ibi byose bishobora gutuma channel yawe ihita ifungwa rimwe na rimwe n'amaherezo yo ndetse rimwe na rimwe ukaba utanabasha no kwigarura. Irinde gushyiraho ibintu bifite copyright nko gukoresha indirimbo, amashusho cyangwa ibice by'ibiganiro utabisabiye uburenganzira na nyirabyo. Irinde gutanga amakuru ayobya cyangwa ibihuha cyane cyane bijyanye n'ubuzima, politiki cyangwa ibintu bishobora guteza umutekano muke. Irinde gukora spam nko kwigana izina rya channel y'abandi, gukoresha amagambo afatirwaho nko subscribe for free money cyangwa gushyiraho links ziteye impungenge. Ntugakoreshe clickbait zinyuranye n'ibirimo mu mashusho nko gutanga umutwe utandukanye cyane n'ibiri imbere ugamije gusaba gukurura abantu. Gusa ibi ngibi iyo nongeye ngo numva nta kibazo wabikoresha apfa kuba atarimo guharabika umuntu. YouTube ifite amabwiriza yitwa community guideline. Ntuzigere uyica. Ntugashyigikire ivangura, urwango cyangwa igikorwa cyose cyabangamira abandi bantu. Irinde amagambo y'urukozasoni cyangwa gukangurira ibikorwa bibi mu bitekerezo cyangwa mu mashusho yawe. Muri make, kugira channel ya YouTube birenze gusa gushyiraho amashusho, bisaba gukurikiza amategeko, kubaha abagukurikirana ndetse no kubaka izina ryiza. Niwirinda ibintu byose twavuze hejuru, uzagumana channel yawe igihe kirekire kandi ifite amahirwe yo gutera imbere, kuko YouTube itunze abantu benshi haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kuko YouTube irahemba kandi ihemba neza. Numvise ko no mu Rwanda igiye kuba monetize, urumva ko uzajya benshi bizabatunga. Ugomba kwirinda ibi bintu twavuze muri no video. Ntuzibagirwe gukanda like niba wungutse ubumenyi kandi dusangize n'abandi bashobore kumva ibi biganiro. Turagushimiye cyane ndagushimiye ugeze no masaha ureba ino video. Tuzongeye tubane ubutaha. Bye bye. Yari Idi Amin, akaba ari M Studio. Please ndabasabye mukomeze mwirinde bino bintu mbabwiye niba ushaka kuzahembwa na YouTube channel. Bye.